Hello ndabasuje mwese, uyu munsi nagira ngo twige cyangwa se turebere hamwe uko dutegura akawunga gatetse mu makoma. Kaba karyoshye pe, karahiye, wakarisha imboga izo arizo zose wateguye neza, kaba gahiye kandi gashobora kubikika umwanya muremure kari ku mbabura, gashyushye ku buryo umuntu utari mu rugo ku masaha yo gufungura mushobora kumutegereza isaha, amasaha abiri kandi agasanga bigishyushye n'amasaha 3, biterwa n'umwanya wateguye kuza gutegerezamo umuntu wawe utari mu rugo. Rero akawunga gategurwa nk'ibisanzwe, ukabanza ukagateka koroshye, wamara kugategura ugategura amazi mu yindi safuriya, ukabanzamo ibitumba hasi mu isafuriya irimo amazi, ugashyiraho agafuka hejuru, ugashyiraho ikoma rya mbere, hejuru y'ikoma rya mbere ugashyiraho utugozi, ugashyiraho ikoma rya kabiri, wamara gushyiraho ikoma rya kabiri ukazirika ku buryo nta kawunga isigara itagiyeho ikoma neza, ku buryo umwuka uheramo. Warangiza ugapfundikiza indi safuriya cyangwa ikindi kintu kiri butume umwuka uheramo, ugatereka ku mbabura bikamara byibura isaha cyangwa isaha ebyiri biri ku ziko ku mbabura y'umuriro uringaniye. Kawunga iragenda igashya, ikaryoha, ikagira gu idasanzwe. Mu by'ukuri kwa kundi abantu barya kawunga bakayinuba, iyi ngiyi ntabwo ushobora kuyinuba, ushobora no kuyirya buri munsi uyihindurira imboga gusa. Iraryoha rero, ni nziza, ni kimwe n'uko watekamo n'undi mutsima uwo ari wo wose, watekamo uw'amasaka, watekamo uw'ingano, watekamo uw'ibigori bivanze n'ingano n'agasoya gakeya, byose ushobora kubitegura muri ubu buryo, watekamo n'uw'uburo, mbese bikaba ari umutsima mwiza kandi ubereye umuryango wawe. Rero mukomeze mukurikirane murebe kandi namwe mujye mushyira muri puratike ibyo twagerageje kurebera hamwe hano kuri uru rubuga rwacu. Ndabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe kandi musharinga abandi kugira ngo ubumenyi twagiye dusangira n'abandi burusheho kubageraho. Murakoze cyane.